agiye kukwita ndagwa reka nyambare impano nyitanga inyuma impano nawe urayitanga urayitanga yo bagwaye impano nawe urayitanga ibicebyo umva agira kondisi banzu bari webare oyasi gutyo babara neza babara gutyo birimo biravuga ko aya mafaranga yo dore imbuga ashobora kuba yazize. Mbabyumvise neza aramubwirana aya mafaranga ajya kondisiyo imwe gusa, ariko dore imbuga ntabyo yumva, bityo abashaka bari gufata amafaranga. Si impano watuhuriraga dore imbuga amafaranga akimenya ko yageze mu bitaro yabivuze iki, reka tubyumve. Ayo ni amagambo impano y'Imana yatangaje igihe dore imbogo yaragwaye ari mu bitaro. Uyu dore imbogo yanze kumvira akanga gukurikiza kondisiyo yari yahawe. Nguhaye ikaze, nitwa Jean Paul TV Show. Kanda like ubundi twikomereze. Mwite Nyansengiyumva Valentine akaba yaramenyekanye nka Vava, abenshi bamwise dore imbogo. Waka kanya tuvugana amasaha 24 arashije yitabye Imana. Urupfu rwe akaba ari urupfu rutunguye abantu benshi. Ubu ngubu amakuru ahari ni uko dore imboga azize indwara y'igifu n'umutwe. Ibi byose bijya gutangira ngo dore imboga yatangiye kuribwa mu nda no mu mutwe. Nibwo yabwira gura mugabo wamumanagingaga bakoranaga contest zitandukanye, amujyana kwa muganga. Bakigerayo ibitaro bagiyemo babaca amafaranga menshi. Uyu mukobwa wacu dore imbogo yahisemo kubireka, ahita amanuka igihe mu karere ka Nyamasheke ngaba ari hajya kwivuriza ku buryo imiryango izajya namusura. Uyu mukobwa wacu twakunze turi benshi yageze uyu mu karere ka Nyamasheke, aragenda ajya kwa muganga arivuza, ariko ibi ntibyakomeje kumuhira kuko yageze hararemba cyane bikabije. Ikinyamakuru Bwiza nicyo cyabaye cya mbere mu kumusura. Icyo gihe yavugaga ko arimo kuribwa mu nda ndetse n'umugongo ukazamuka ageza mu mutwe. Naribwa cyane ngura imiti yo hanze ihenze, ngura mu mafarumasi imiti abantu bose bangemuriye, harimo n'uwo mama wo hanze mama bebe ari bumugisha. Ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye ukomerewe, Imana nifashe ikankiza, nzakora ikiganiro kirambuye nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana, nta n'uwo dufitanye ikibazo kuko mfite uburibwe bwinshi, ndokerwa mu bitugu no mu mutwe. Uboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga, ndarembye cyane. Abantu bampamagaye bamfashije bansengeye, Imana ibahe umugisha. Chano bita Aneti TV Show gisha kubwo muko nishyura imiti yo ku rugero rwanjye ngo ndayemu yari yanjyanye kwa Nyirinkwaya mbona harahenze, mbona amafaranga ni menshi. Ndabasaba ngo banzane muri ibi bitaro bikuru byo hafi yo mu rugo no mu rugo bangereho. Amagambo y'Dore Imbogo yavuze atari yapfa, yagiye asaba imbabazi abantu yaba yagiriye nabi. Yagiye ashimira n'abantu bamufashije mu rugendo rwe mu myidagaduro no mu Rwanda. Yagiye ashimira n'abamufashe kugura imiti yakoreshaga kwa muganga, abamugemuriye, abamusuye bose. Yumvaga ko atazagaruka mu mwuka w'abazima. Reka tumubwira ati imwana mwakire mu bayo imutoza heza mu ijuru. Ariko ubu tuvugana igisigaye mu myidagaduro mu Rwanda bari kwibaza ati se yaba yazize iki. Bamwe baravuga ko yaba yazize uburozi, abandi bati yaba yarazize uburozi baba baramuheye kuko yaramaze iminsi avuyemo. Abandi bati yaba yazize bo babanaga mu myidagaduro, dore ko ubu ngubu harimo n'amashyari menshi cyane.
abandi bati yaba arazize amafaranga yatuvuriwe na wa mugabo bita Mpano y'Imana. Reka twumve kano kantu. aya ntagarabaraye muri byanjye akubarire ayo ni amafaranga bari kuvuga ko inguyu dore imbogo ariyo yaba yazize. Nimba byumvishe neza umvishe ko mu bwenge aya mafaranga agiye akunda isi imwe gusa cyagiye bari barimo bayagwanira. Dore imbogo ntabwo wigize ubona byumva neza, bityo yari afite ubushyushyu kwari ugufata amafaranga. Njya nkumvisha ibyo uyu nguyu Impano y'Imana yavuze dore imbogo akimara kwitaba Imana. Ayo nta magambo uyu Mpano y'Imana yashyize hanze igihe dore imbogo yaragwaye yari mu bitaro, avuga ko ngo dore imbogo yanze gukurikiza kondisiyo yari yahawe, kari amafaranga ntabwo ari yo gukinishwa, usaba gukurikiza ibyo bakubwiye nyuma y'uko uyafashe. Uyu dore imbogo akimara kwitaba Imana abantu benshi basubiye inyuma bibuka ibyo ya Mpano y'Imana yatangaje, bahita bamenya ko uyu dore imbogo ashobora kuba yazize ari amafaranga yari yatuburiwe. Ariko byose barimo bavuga turimo tuvuga ntawe ubizi uretse Imana yonyine. Bino by'uburozi barimo bavuga ntawe ubizi uretse Imana yonyine. Wenda n'igihe abazize indwara icyiza ni ukumusabira imigisha ku Mana ikazamwakira mu bayi ikamutuza heza mu ijuru. Ibyo uyu mukobwa wazamukiye mu ndirimbo dore imbogo waririmbye n'izindi ndirimbo nyinshi cyane, uwo amasaha yo ku isi akaba yarangiye ejo ku itariki 27 mu masaha y'ikigoroba. Ese ko mu kuvuga ko yabazize ibintu byinshi, bari kuvuga ko yazize ibintu byinshi, uri kubona yaba yazize iki? Ese kubyandika uko byumva muri comment, ukande like, ukande subscribe, n'intambiro ubanza ukande like. Ufite ubushobozi ufitemo n'ubushake uzi gukora share. Dore imbogo tuzabigaruka muri video itaha, ibigwi bye uko yazamutse akagera mu muziki, yitabye Imana ku myaka ingahe, ibyo byose uzabibona muri video itaha. Cyangwa mukande subscribe ukanda kuri iyo nzogera, buri video yose nshyize ugahita uyibona. Iyi ni Jean Paul TV Show.